ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana Azam, você. Itu bakiriya hatoki. Ve. Agende bakiriya muri baki. Agende bakirwa. Cyane bari. Yo dukeneye. Abo barabaye.
Imana Yerusalemu nshya. Oh, Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana. Niko tubisoma iryo sezerano urisohoreze tubane no muri iyi si. Abantu bamwe turabwira biradutangaza ntanuwa bimenye uko biri ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka aribyo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya. Turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi aribyo
harimo n'iryo wangeneye, icyo wampitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro, icyo wampitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro, kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu isi, ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Turifuza ko mu kubikora abantu baza gutanga inzira, abaririmbyi baraza kuguma ahangaha, ni cortege y'abakozi bakoronaga na biraza kubihagumye, hanyuma duhere ku bantu bari haruguru umuhanda. Abantu baramara gusezera bahita bajya mu mamodoka, duhita dukomeza igasave. Bro twagira ngo n'ubundi abaririmbyi baraza gushyiraho indirimbo, hanyuma abantu basezere baturutse ruguru. Yego, ndagijemo rwose ntirazi. Ahubwo bitangire? Bashaka ya ndirimbo. Yego, Dutangire? yego. Ya ndirimbo ya 171. Mwagiyemo imbere ko hano hantu mashaka kujya. Kugeza mu gihe cyo kugumena ijambo ry'Imana, kugeza mu gihe cyo kubuntu bwinshi gusaga, wemewe Imana ihoraho, kubuntu bwinshi gusaga, ahawe gukorera Imana, twibesherezweho na Yesu, muri byose tubonera mu isi, iyo twamamaje ubutumwa, iyo nyungu yacu, iyo twamamaje ubutumwa, iyo nyungu yacu y'ukuri. Ubw'Abakristo bazinjira mu
ijoro ushima umukiza nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumwimbaza tuzaririmbira umukiza kuko yaduguze amaraso. Reka dusabe n'abari abagorana basezere ababyeyi bicaye mu ngaho inyuma bazarasezera basezere abakorana urukundo. uwo mushuti wanjye nace hariya ni munyuza arimo araca sanse n'ibyo zabura akazi kandi kukanze kumukameze madini hanyuma ndaza gusaba kugira ngo abantu bose nk'abagabanya ubwenge dusigarane gusa n'umuryango wa Sonia n'abana. Abandi bantu tugerageze gusohoka amasaha yadufashe ndashaka ko dusigarana kwa Sonia n'abana. abantu bari mu ngo n'abaterura basoje kurabwira n'itukeneye ko baterura dusohoke hanze. tunyarutse amasaha arimo aragenda n'abafotogarafe barekera aho n'abasohoke. navuze ngo umusohoke umushumba avuze ko akeneye umuryango asomera ngo abandi dusohoke batubwira twagiye imodoka yarimo indabo ubwo turagenda kumusanya ibyo tugenda mwebwe nimugende turahari turabafasha kazo tayari batayari batanye mugende turabafasha. ariko murahita muza gusa n'abazenguruka biri uwo mukecuru nabwiraga Siterura dusuma inyuma gusa inyuma kuba ari uzamuka inyuma gusa inyuma gusa
umva shofe zanda reka tuzishyira none zirenda gushyira mu modoka. bagira yasanze abaririmbyi reka twese tukizaguruke dukomeze kuba umwanya wo kuririmba kugira ngo twakire umubiri uje 272. Namagaze ku irembo namagaze ku irembo wambaye ku musaraba akadushyiremo uturanzi tutegereza ko bakira mushiki wacu.